imbaraga z'amasengesho ntabwo zikeneye n'izawe, ahubwo zikeneyemo kwizera ufite ukora, kwizera ufite ukora imirimo. Hari igihe rero usanga amasengesho dusa n'abantu bashatse kongera kacu ngo kugira ngo ahari kaze gutuma ibintu bikoreka mu buryo bukomeye. Ntabwo akacu ntacyo kamara, ahubwo icyizere dufitiye nyir'ugusengwa niho imbaraga z'amasengesho zishingiye. Ndababwira ngo nubwo hari iby'Imana idasubiza uwo mwanya, si intege nke z'Imana, ahubwo kugira ngo Jean-Jacques agere ku rwego rwo kwakira iby'Imana imugambiriyeho, birasaba gukuraho bariyeri z'ubuperesi nyinshi mu buzima bwe. Ubu hari ibintu umunsi bagutunguye bati turabiguhaye, wanayoberwa uko babyitwaramo, ahubwo hari ubundi bigenda bite. Ubu hari n'ameza bakwicazaho uyu munsi ntumenye uko barya. Ikizakubwira ko isengesho urimo ari iry'ukuri nuko iherezo ryaryo rizatera Imana guhabwa icyubahiro. Ntabwo kugira ngo usenge ari uko uzaba marayika cyangwa ngo ubigitangaza cyangwa ngo ugende werekana mu nzira zose kuri umunyamasengesho. Hagiye uhura n'umuntu yarananutse ati tuba tuyarimere gatetwe tuyahora. Ntabwo ibyo ngibyo niterabwoba, si ngombwa ngo abantu bose bagende bamenya ko wagize gute. Usigaye unajyana n'umuntu muri tagisi ukumva nawe yazanye itatu, ubu ngubu turagiye rero, ijwi ryarasaraye ryaragiye, ngo kugira ngo akunde yerekane ko ari umunyamasengesho. Ibyo nta kintu byongeraho ku masengesho. Imana yacu irihagije, ikora yonyine, igakorana n'abayizera gusa. Hari umuntu rero uzi ko aba yasenze iyo yateze akagiyo kure, biraterwa n'igihe urimo cy'amahoro. Hari igihe urugamba rukomera ukanasenga ukanuye, kandi kuko uzi ko wegeranye n'Imana, Imana ikakumva. Ntabwo Imana nta kipfa n'imboni zacu, biterwa n'igihe urimo. Nuba ufite umwanya uzabumba amaso, witonde, witegure, unatege ujya kure. Ariko nuba utawufite ukaba wegeranye n'Imana, uzavugire naho uri, Imana izakumva iri mu ijuru. Yesu nashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Bahaye n'intashyo za bene so hirya no hino, by'umwihariko ku itorero rya Sejema aho mbarizwa, mwakire intashyo za bene so. Ndagira ngo rero tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu rwandiko rwa Yakobo, rwanditswe na Yakobo. Tugiye gusoma mu bice bitanu. Rwandiko rwa Yakobo ibice bitanu. Turasoma duhereye ku murongo wa 16 turageza ku murongo wa 18. Muraza gusanga ari amagambo dukunze gusoma kenshi cyangwa se tumenyereye, ariko turifuza ko Mwuka ayaduhishurira bundi bushya. Rwandiko rwa Yakobo ibice bitanu, umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Iyo ni nayo ntego yacu. 17. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Amen. Haleluya. Mwumvise ko intego dufite navuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Impamvu tuba dusubiramo intego ni ukugira ngo mu bintu uzirikana ku mutima uzirikane intego y'ijambo, kuko birashoboka ko umuntu ashobora kuva hano yanahabaye amasaha yose ariko akahava nta kintu atahanye. Iyo wumvise neza rero intego bituma uva hano hari ikintu utahanye. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro ndetse mwinshi iyo asenganye umwete. Muri iri jambo
turaza kumvamo nk'ibintu bitatu by'ingenzi. Turaza kumvamo ukwiye gusenga uwo ari we. Ubwo ntimwamwumvise, ntiyumvikanye ngo ni ugusenga kwandi k'umukiranutsi. Burya gusenga hari ibintu bya rusange, hari ibintu biri rusange bitugeraho twese, duhahira hamwe, tugenda muri tagisi zimwe, ariko gusenga burya si ibya rusange. Iri jambo ryaduhakaniye, riratubwiye ngo gusenga kugira umumaro iyo asenganye. Ubundi buriya gusenga ni umurimo w'umukiranutsi. Nubona umuntu umufitiye impuhwe, wenda kubera kumwikundira, ntuzamujyane gusenga niba ataraba umukiranutsi. Uzaba umuruhije kabiri, uzaba umuhemukiye. Niba utarabanza kugira ngo umurangire iyo nzira abanza umukiranutsi, gusenga kwe kuraza kuba impfabusa n'umwanya ube. Wagombye kumufasha ahubwo kumenya inzira yo kugera gute, yo gukiranuka, nibwo waba umuhaye umubyizi mwiza. Naho gusenga kuko umwikundiye ntabwo biza kugira umumaro. Gusenga kwe kuraza kugira umumaro abanje kwicara kuri iyi ntebe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo agize ate, usenga uwo ari we rero. Icya kabiri tuza gusangamo ni imbaraga z'amasengesho, kuko hatubwiye ngo Eliya yarasenze, amaze gusenga ngo imvura igira gute, ngo irahagarara. Imyaka 3 irashira, ngo arangije arongera agira ati, arasenga imvura iragwa. Aho harimo imbaraga z'amasengesho, imbaraga ziruta izindi. Ntiwabona umutaka usakara isi yose ngo imvura itagera ku isi, ariko amasengesho yarayihagaritse irahagarara. Ni ukuvuga ngo harimo imbaraga zihariye zirenze izo wowe watekereza. Ibidashobokera abantu mu masengesho birakoreka. Harimo imbaraga zidasanzwe. Ikindi tuza kubona muri aya magambo ni urugero rw'uwitwa Eliya, ngo yari umunyamasengesho, ngo yarasenze. Haleluya. Ni urugero rwa Eliya, yari umunyamasengesho, ngo ariko yari n'umuntu umeze nkatwe. Nibyo bintu uko ari bitatu rero shaka ko tureba muri uyu mwanya dufite. Turebe ninde ukwiye gusenga, imbaraga z'amasengesho, tunarebe n'urugero rw'umunyamasengesho witwa Eliya. Muri iyi mirongo mu mwanya Imana iduhaye tubiganireho, kandi ndibaza ko Imana iza kudufasha tukabyumva neza. Nari ndimo mbabwira ngo gusenga ni umurimo w'umukiranutsi. Ntabwo umuntu wese ari uwo gusenga. Cyakora umuntu abandi bamusengera, na Eliya ntiyahamagaye bose ngo basengane, yarabanje arasenga. Nta nubwo yagiye kwa Ahabu kumubwira ngo bafatanye amasengesho, ahubwo Eliya yageze kwa Ahabu aravuga ngo kuko rero mwagomeye Imana, ya Mana yaremye isi n'ijuru, mukigira muri Bayali n'ibindi bigirwamana, mpagaritse imvura kugeza igihe nzabitegeke. Ntabwo yigeze amubwira ngo dufate igihe dusenge, oya. Ntabwo Ahabu yari uwo gutumirwa mu masengesho, ahubwo Ahabu yari uwo gutangarizwa icyavuye mu masengesho. Ntabwo gusenga rero ari umurimo w'umuntu ubonetse wese, ntabwo ari aho batorezwa. Hari aho umuntu yinjirira akabona kuba umunyamasengesho. Nigeze kubabwira umunsi umwe, ndabyibutse, hari hano ndababwira ngo Yesu bamubajije ngo twigishe gusenga, yarababwiye ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru. Naho yahereye, mwe nimusenga mujye musenga mutya muti Data wa twese uri mu ijuru. Ntabwo Yesu yari amaze akanya arimo ababwira ngo ntimugasenge nk'indyarya zihagarara mu mahuriro y'inzira, abantu bagira ngo arimo arababuza gusenga. Arangije arababwira ngo ahubwo musenge mutya muti. Murumva atarashyigikiye gusenga se?
ariko atangira avuga ngo musenge muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. urumva ni umwana na se. ntabwo igiherwaho ari ugusenga rero no kubanza kubaka icyo mupfana n'Imana, ukabanza ukaba umwana, Imana ikaba so. ni ukuvugana n'Imana nk'uvugana na se. aho niryo rembo ryinjirirwamo basenga. ni ukubanza kubaka umubano cyangwa se ubusabane bwawe n'Imana. Yesu rero yerekanye ko gusenga bisaba kubanza kugira aho bihera. Ugomba kuba rero umukiranutsi. ni ukubanza kumenya urwego usenga ariho n'urwego nawe uriho. usengwa ninde? iyo tuvuga ngo tuje gusenga, uwo dusenga ninde? ni umuyobozi w'icyumba? ni abayobozi b'itorero se? ari abayobozi b'itorero byaba byoroshye, kuko ntibaba bazi amakuru yanjye. bashobora kubona nahereye mu gitondo bakagira ngo ndi umunyamasengesho, ntabwo mwamenya ibyanjye. ariko usengwa ni umuremyi w'ibintu byose. ntaraza yari ari kumwe nanjye, aho naturutse yazanye, ninjiye hano andeba. nta nubwo yumva amagambo yanjye, ahubwo arandeba nk'uwambaye ubusa, anzi wese. ni ukuvuga ngo rero mu gusenga dukwiye kubanza tukamenya usengwa uwo ari we. haleluya, haleluya. turimo turavuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo agize ate. ubwo rero hari igihe umuntu azasenga akabona nta mumaro uri mu bivamo, kandi ari we washoye nabi, akagira ngo Imana nticyumva amasengesho bansengeye kenshi, nta kintu cyakoretse. gusenga kugira umumaro ni ugusenga k'umukiranutsi. gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. banza umenye usenga uwo ari we, umenye nawe urwego uriho, umenye uwo murimo muvugana uwo ari we. Dawidi ari mu banyamasengesho nabo b'icyitegererezo. ariko Dawidi muri Zaburi 139 yabwiye Imana ngo si nyuma n'imbere ukizeho n'ukuboko kw'iburyo. Numva Imana itamufite wese. aravuga ngo iminsi yo kubaho kwanjye wayimenye itarabaho n'umwe. urumva hari amakuru namwe mashya Dawidi ashobora gushyira Imana. hari amakuru yayiha. yaravuze ngo iminsi itarabaho n'umwe, iminsi yanjye itarabaho n'umwe uyizi yose. aranavuga ngo jyewe kubimenya byananira. aravuga ngo nta naho naguhungira, ngo niyo nakwenda amababa y'umuseke nkaguruka, ngo nagusangayo niyo nasasa uburiri munsi y'amazi, naho ukuboko kwawe kwamfatirayo. aravuga ngo iminsi yanjye yose urayizi, kandi uyizi itarabaho n'umwe, kandi jyewe iminsi yanjye ntayo nzi. urumva Imana itandusha amakuru. yo gusenga biba ari ukuyizanira amakuru, naza gusanga ifite arutayonze. none gusenga si uko rero, ahubwo gusenga nimbanza nsobanukirwe uwo nsenga ninde, nanjye se ndi ku ruhe rwego nigereranije n'uwo naje gusenga. niyo mpamvu gusenga uzasanga ari ukuramya, ari ukubaka ubusabane n'Imana. ntabwo ari igishya nzanye, ahubwo nje kuyiramya. muzumva abanyarwanda bakunda gucyurira nk'umuntu, babona wenda arimo yigira shyashya nk'imbere y'umuntu, bakavuga ngo jyewe kanaka sinjya musenga. mujya mwumva babivuga ati we mba mbona umusenga ajya sinjya mbikora. nuko baba babona nyine waciye bugufi, wagiye hasi imbere ye kubera icumu keneyeho. bakavuga ati jye ntabwo njya musenga, mubwiza ukuri jya simusenga. noneho rero ndashaka kubabwira ngo gusenga ni ukuramya. ni ukuvuga ngo usenga ari hejuru, wowe uri hehe? uri hasi. afite amakuru, wowe ntayo ufite. afite ubushobozi, wowe ntabwo ufite. no kugira ngo umusenge, no kugira ngo umwegere birasaba audience ye. kubera urwego ariho birasaba audience ye. cyo cyatumye kubera intera yari iri hagati ya Esiteri n'umwami, nubwo yari umwamikazi,
yabwiye Moridekayi ati yewe kwegera umwami si ugupfa kujya yuko mbonye, itegeko rivuga ko yugiye yuko ubonye upfa. Ngo biba ngombwa ko ahagarara ategereza ko amutunga iki? Ko amutunga inkoni kugira ngo yegere umwami amugezeho icyifuzo yari afite. Gusenga rero sindimo mbabwira ngo mugima ngo muhagarare kure y'Imana cyangwa hafi yayo, naho muri Imana irahari, ahubwo ni mumenye uwo dusenga uwo ari. Mumenye ko gusenga kudusaba kwimuka tukavaho turi, ntitwubake ku magambo tuvuga n'iminsi tumara tuyavuga, ahubwo tumenye ko gusenga wegeranye n'Imana bigusaba kuba umukiranutsi. Yesaya amaze igihe kirekire avuga Imana, ariko ugeze mu bice 6 niho ubona ko Yesaya amenye Imana, avugana n'Imana neza. Igihe yari amaze kumenya ko ari yera, amaze gusobanukirwa kwera kwayo, ngo ikamukoza ikara ryaka ku munwa akavuga ngo ngushije ishyano, Yesaya yabonye Imana bundi bushya. Munyamasengesho rero menya ko gusenga kugira umumaro ari ugusenga kumukiranutsi. Ufata umwanya wanze wicishe bugufi, umenye uri, ufata umwanya wo kwisubiramo, ufata umwanya wo kwisuzuma, ufata umwanya wo kumenya uwo wegereye uwari. Umwanya tumaraha twaje tutazirikanye iki, twaba turimo tuwupfusha ubusa. Imbaraga z'uyu mwanya zishingiye no kumenya yuko uwo dusenga ninde, dukwiye kumwegera guti. Yusomye Zaburi ya 66 umurongo wa 18, aravuga ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye Uwiteka ntaba nyumviye. Iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye Uwiteka ntaba nyumviye. Afite uburenganzira busesuye bwo kutakumvira mu gihe urimo wibwira ibyo gukiranirwa hehe? Mu mutima wa. Umuhimbyi w'iyi Zaburi rero aravuga ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye Uwiteka ntaba yaranyumviye. Imana ishimwe ko yateganije ko umuntu ayegera akiranuka, igateganya n'inzira tunyuramo kugira ngo dukiranuke. Ntabwo Imana yatujugunye hariya, ahubwo yateganije inzira ukwiye kunyuramo kugira ngo ukiranuke, uyisenge ukiranuka. Buriya gukiranuka si ibintu bisaba formule ndende cyangwa bisaba imbaraga nyinshi, ahubwo mbere na mbere ni ukubanza kwemera uwo uriwe. Ntabwo ushobora gukiranuka utaremera uwo uriwe. Ntabwo uzaba uri umunyabyaha ngo wiyite umunyamasengesho ngo witwe umukiranutsi, ntibizakunda, ahubwo uzaba ubeshye kabiri. Ahubwo emera uwo uriwe, emera intege nke zawe. Ntabwo Yesu yaje ngo tugaragaze ko dukiranuka. Iyo tuza kuba dukiranuka ntaba yaririwe azi, ahubwo nitwemera abo turibo. Gusenga rero kunsaba kwemera uwo ndiwe imbere y'uwo ndimo senga, nkemera umwanya wanjye nkanamutabaza. Kuko umuririmbyi we yaravuze ngo sinabasha kwikiza ndagushakaho ubu, n'ubundi uduha gukiranuka niwe. Niyo mpamvu rero dukwiye kumenya aho bihera. Nshuti yanjye, birashoboka ko waje hano uyu munsi wiziye guterana mu barokore. Ndagira ngo ngutangarize ko kugira ngo kugusenga kukugirira umumaro, intambwe ya mbere ukeneye ni ukubanza kuba umukiranutsi. Buriya umubyizi w'umukiranutsi niyo yavuga amagambo make. Uzi ko muzajya musanga ahantu Yesu yasengaga ataravugaga amagambo menshi. Nko mu kuzura Lazaro yavuze amagambo 2 yonyine, ati nzi kusanzwe unyumva, none bikorere kugira ngo aba bantu bagire gute, bamenye ko ari wowe Mana. Uyari yasemwe wamwumvise yaravuze menshi. Nimusoma inkuru za Eliya muzasanga yaravuze menshi. Yaravuze ati nta kundi ndabizi uranyumva, bikore bamenye ko ari wowe. Nibyo gusa. Gusenga ntabwo ari amagambo menshi, ahubwo nukubanza kubaka icyo dupfana n'uwo dusenga, tukaba abakiranutsi nk'uko uwo nguwo agira gute akiranuka. Kandi biroroshye mu maraso ya Yesu, ibyo birakunda. Mu maraso ya Yesu birashoboka.
gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ikindi, imbaraga z'isengesho ry'umukiranutsi zingana iki? Icyambere dukwiye kubanza kumenya nuko imbaraga z'isengesho ry'umukiranutsi zingana n'iz'uwo dusenga. Ntabwo yansenga nteganya ngo bizakoreka igihe iki cyangwa bizakoreka gutya. Bishobora no gukoreka mu kanya gato, kuko uwo nsenga ni umunyambaraga, ashyiraho ibitariho, aca inzira aho zitari ziri. Imbaraga z'isengesho rero zingana n'iz'iyo nsenga. Ishobora guca inzira ahantu zitari ziri, ishobora gukamya inyanja, ishobora kugomera Yorodani bigakunda, ishobora gukubita Yeriko nta muntu uyikozeho. Imbaraga z'amasengesho rero ntabwo ari imbaraga zigira umupaka, ni imbaraga zingana nk'iz'iyo dusenga. Izifite uko zingana niko n'iz'amasengesho zingana. Nujya gusenga ntukirirwe uyibwira ngo ari kubikoze gutya, oya, ifite uburyo burenze ibihumbi bwo gukoramo, ifite imbaraga zihagije zo gukoramo. Ntuzibaze ngo mbigenze, ntuzanatinye gusenga. Nubona ikintu kiguhagaze imbere kinarumbaraye, ntuzatinye kugisengera, kuko imbaraga zizawe, imbaraga n'iz'uwo dusenga, ntabwo ari izanyu. Kuko bibaye ibyo ntabwo Daniyeli yari gusenga, Esiteri se yari gusenga. Itangazo ryageze mu bihugu 120, ubwo abayuda bari kuba bagikora iki? Itangazo ryaragiye rigeze mu bihugu 120, rimaze iminsi risomwa. Ubwo se waba ugisenze? Ariko kuko bazi imbaraga z'uwo basenga, barasenze. Ryataye agaciro ntiryagataye, ryaragataye. Waba suzi siyansi ukabuza uko imvura iboneka n'ukwigwa, ukirirwa ufata amasengesho ureri. Ubwo wakirirwa ufata amasengesho, ariko imbaraga z'uwo badusenga ahagarika imvura igahagara. Imbaraga z'amasengesho zingana n'iz'uwo dusenga. Ntuzambaze ngo zirangana iki. Ninjya kugusengera ntuzambaze ngo subwo bizakoreka bite, ngo subwo biragenda bite. Oya, nzakubwira ngo bizakorwa n'imbaraga z'uwo nsenga, ntabwo bizakorwa nanjye. Urebye kuzanjye wakwiheba cyane, ariko iz'uwo dusenga zirahagije. Haleluya, haleluya. Kuba Imana idahita isubiza uwo mwanya ntabwo bivuga ko iri mu ntege nke, nta nubwo bivuga ko byayinaniye. Nabyo biri mu nyungu zanjye n'izabo. Haleluya. Kuba Imana idasubiza uwo mwanya ntabwo bivuga ko imbaraga zayo zagabanutse. Ntirwara, ntihunikira, ntisinzira, ntizinduka, ntipfa amatwi, ntabwo telefone yayo iba okipe, itwumva neza. Utaza kuba uri hano uvuga ngo nje hano kuwa gatatu inshuro nke, icyo si ikibazo. Imbaraga zayo zikora muri gahunda, zikora ku isaha yayo, ariko irazihorana, zihora zuzuye. Kandi ntizibereyeho kugira icyo ziyikorera, zibereyeho gukorera abakiranutsi. Ntabwo zibereyeho kugira icyo ziyikorera nta kikenya, zibereyeho gukorera abakiranutsi. Ni wowe zibereye. Imbaraga rero zayo, imbaraga z'amasengesho zihora zuzuye. Ntuzibuze gusenga. Nihashaka haba ari mu gicuku, nishaka iba ari 8 y'ijoro, haguruka usenge. Ziracyuzuye, ntabwo isinziriye ku rwego rw'uko itagira ikikora. Haleluya, haleluya, haleluya. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Ntuzabipfusha ubusa, ntuzabipfobye. Ibi bintu bigira umumaro, ibi bintu bifite umumaro. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro rwose. Ntuzanatubaze ngo bigenda bite, ni ibintu bigira umumaro. Umunsi umwe nusoma hariya mu Bakorinto ba 2 igice cya 12 umurongo wa 7, Pawulo havuga amagambo akomeye. Aravuga ngo kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenze ibikwiriye,
nuko nahishuriwe igikomeye cyane, ngo nicyo cyatumwe mpabwa igishakwa cyo ku mubiri, aricyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi, ngo nukwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Agakomeza avuga ngo kubw'icyo gishakwa ngo yinginze Imana ibihe bitatu nta kintu ivugana nawe, ari ukubera intege nke z'Imana. Imana yari yagize intege nke. Pawulo wagendaga utuko yarahanutse yikubita hasi barapfuye, Pawulo amujya haravuga ngo ubugingo bwe buracyamurimo, nta n'amasengesho yigeze akora. Utuko yarapfuye cyangwa yarazutse? Yarazutse, ariko ngo yinginze Imana ibihe bingahe? Imana nta kintu ivuga, nta n'ikintu imusubiza, iricecekera. Za mbaraga zazura gutuko zari zagiye, zari zigihari, ahubwo ngo dore icyo Imana yashakaga, ngo yagira ngo Pawulo atiyiringira, ngo yiringira imbaraga ze, ngo kugira ngo ataza kwirata ibirenze ibyo ashoboye, ahubwo abiharira Imana yonyine. Hari ibintu Imana idahita ikoreraho igira ngo tubiharire Imana, kuko nitubyiharira twebwe tuzagera aho tunanirwe, tuzagera aho dusaze, tuzagera aho imbaraga zacu zinanira. Ariko iz'Imana zihoraho nizishaka ko twiyiringira. Kuba rero itarahise gutabara ni ukugira ngo umenye uwo kwiringirwa uwo ari we, ukomeze utitirize, uvuga ngo ndacyakwiringiye uko byagenda ndacyakwiringiye, ngo ufitiye icyizere, kuko imbaraga zayo ntizijya zigabana. Pawulo ngiranamo amubwira ngo uretse n'ibyo we ntiyanagishubije, umva uko yamushubije. Yaramubwiye ngo ubuntu bwanjye bugize gute? Buraguhagije. Sanze ubuntu naguhaye, ibyo kugukiza igishakwe cy'amaso nibibe bihagaze. Byana ubuntu burahagije. Ese ubwo wahitamo hagati y'ubuntu n'amaso wahitamo? Kwa amaso washyiraho umushwaro ugahanagura, ubuntu wabugurira he? Ubuntu wabukura he? Iravuga ngo icyo naguhitiyemo nabonye ari cyo cyiza. Ubuntu naguhaye bugize gute? Buraguhagije. Hanyuma rero mureke twiga gusenga dufitiye Imana icyizere, twe gusengera Imana mu bitekerezo byacu, twe gusenga Imana dushaka ko ikora ibyo dukunda, ahubwo dusenga Imana dushaka ko ikora ibyo ko twebwe dukora ibyo ikunda mu buzima bwacu. Aho muranyumvise ara? Twe gusenga Imana tudashaka ko ikora ibyo dukunze twebwe, ahubwo dusenga Imana dushaka ko ibyo ikunda bikoreka mu buzima bwacu. Yesu mu isengesho yigishije yaravuze ngo mujya muvuga ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho hehe. Kandi Yeremiya arahanura ngo ibyo Imana yibwira kuri twe ni byiza si bibi, ibyo ikunze kuri twe nibyo byiza kuruta ibyo ngibyo urimo wibwira ko ari byo bikubereye byiza. Umunsi umwe Daniel yarasenze iminsi ihagije 20 n'ingahera n'umwe, arasenga kandi iramwumva pe. Muribukaho marayika yaziye yaramubwiye ngo mugabo ukundwa, iyo ndamukanye murumva ukuntu iryoshye, ivuye hehe? Mwijuru. Baramubwiye ngo mugabo ukundwa ugitangira gusenga twarakumvise. Kandi bahageze ryari? Nyuma y'ibyumweru bingahe? 3. Mugabo ukundwa umve na ugitangira burya twarakumvise. Ati hanyuma ubwo mwumvise muri cecekera? Ati ahubwo burya nahisenze, ariko mpura n'ikintu cyabaye ikibazo, mpura na bariyeri y'ubuperesi. Noneho hari abantu bagera ahangaha bakavuga ati ariko Imana burya nabimenye ifite ingorane, hari bariyeri iyifata igaherayo. Yaravuze ngo kugeza aho marayika Mikayeli yaziye, none ubutumwa bwawe mbukugejejeho. Ariko bariyeri yari itangiriye intumwa ije kwa Daniyeli, ntabwo ari bariyeri yatangiriye marayika w'Imana ngo itangire ubutumwa bw'Imana kuri Daniyeli, ahubwo ni bariyeri yari ifitiye inyungu Daniyeli.
ubyumva neza iyo urebye ibintu Daniyeli yari arimo asengera. Daniyeli yari arimo asenga ngo umwaka wa 70 uruzuye, none Imana nibareke batahe basubire Isiraheli. Kandi bari bakiri munsi y'imbaraga z'ubwami bw'Ubuperesi, bwari bugifite imbaraga zuzuye pe. Hanyuma rero Daniyeli arasenga, ijuru riramwumva, ryarumvise pe, ariko ryumvise risanga hari ibintu bigomba kubanza kuva mu nzira ngo Daniyeli agira ate asubizwe. Baramubwiye ngo hari bariyeri y'Ubuperesi. Ubuperesi bwari ubwami bwari bukoronije isi muri icyo gihe, hanyuma ari nabwo bwari bukoronije na Isiraheli. Ntabwo rero Abaperesi bari bafite imbaraga zo guhagarika Imana, ahubwo kugira ngo Daniyeli asubizwe icyo yifuzaga, Abaperesi bagombaga kubanza kuva he mu nzira. Kuvuga ngo marayika yagombaga kuzana igisubizo, Imana yanateguye uburyo izakubita Abaperesi ikabakura. Byarimo gutegura Kuro, ikazamujya imbere hataringaniye ikaharinganiza, ibihindizo by'ibyuma bigacibwamo kabiri. Byarimo umugambi muremure. Imana izimubwira, yabwiye Daniyeli kugera no kubyo turimo iki gihe uyu munsi. Yamubwiye uwo munsi, yamuzaniye ubutumwa bugera no ku munsi turimo wa none. Iramubwira ariko ngo nabanje guhura na bariyeri y'iki, kugira ngo rero basubire iwabo. Byasabye ko Imana ica mu Baperesi abanzira bitegura neza. Kura araza akoreshwa ibikomeye, hanyuma n'umunsi bashatse kubabangamira mu gihe bubakaga, ngo basomye inyandiko yanditswe na Kuro ivuga ko nta muntu uzabitambika imbere, kandi ko ibyo yanditse bidasuzumwa, nta nama ibyiga. Baravuga ngo nimwongere mukomeze inyubako. Bya birego byabatobiye byose byateshejwe agaciro n'ibintu Kuro yasize yanditse atakiri. None se ubwo Imana itabitegura neza, gutaha ntibyari bihagaze? Ubwo ntibyari bihagaze? Yaramubwiye ngo hari bariyeri y'Ubuperesi. Buriya mu byawe hari bariyeri y'Ubuperesi. Imwe ishobora no guterwa nawe aho utaragera, ibyo utarashobora. Ubu niba Imana hari ibyo yagusezeranije, ikagusezeranya ubutabazi, ikagusezeranya ineza yayo, ikabibona hari umutekano mucyo ukikugose, nikugirira neza ubwo biremera? Nikugirira neza biremera? Hari ibyibanze itunganye by'umutekano, hari ibyibanza gutunganya by'iki by'umutekano. None Imana igusezeranije ko izaguha ibi n'ibi byinshi cyane, ugiye kuguhindura umukire wakomeye, kandi uracyataha iyo hasi hariya, uzayabika he? Uzayataha nayo gute? Ubwo nta Buperesi bukirimo. Irabanza itunganye ahantu hatekanye, ugomba kuzabanza kubitungira. Ubu mubitsa amasezerano y'imodoka iwawe, nta muhanda uhagera, ubwo uzayiparika. Ibi kigeragezo se uzajya usiga ku muhanda, ugasigaho n'umuzamu, ugasigaho n'iki, ukuje ugasanga rotorovizeri yagiye. Ubwo nanone ntuzayihora imbere uvuga uti rotorovizeri Imana. Irabanza itunganye iby'Ubuperesi bive mu nzira, noneho niwicaramo wicaremo ufite ishimwe ryuzuye, ufite ishimwe rigize gute? Risesekaye. Hari ibintu by'Ubuperesi bibanza bikitambika. Ngaho namwe nimumbwire ko Dawidi yimitswe Sawuli akiriho. Y'ibya Dawidi Imana iza kubitangaza, Sawuli akiriho. Muzi ko yamuhigaga mujije umuziki gusa, yaza kumenya ko noneho ari umwami, buriya byari kuzagenda gute? Dawidi yari kwicara ku ngoma. Ubuperesi bwa Dawidi yari Sawuli, yagombaga kubanza kuva ibya Dawidi bikabona guhishuka, bikajya kuko hari igihe n'umuhungu wa Sawuli yigeze kumubwira ati rega uzaba umwami, genda bizi, ati jye nzakungiriza. Ariko byari ugukeka, nta matangazo y'ukuri yari afite. None ayo matangazo y'ukuri baza kuyagira, ubwo byari kugenda gute?
hari bariyeri z'ubuperesi ziba ziri aho zigomba kubanza kuva mu nzira. Ntabwo rero bariyeri y'ubuperesi ari ikibazo cy'intege nke z'Imana, ahubwo bariyeri y'ubuperesi ni ikibazo cyanjye ubwanjye. Sindategurwa ngo ngere ku rwego rwakira iby'Imana yavuze kuri jye. Nturagera ku rwego rwo kubyakira. Hari amabariyeri agomba kubanza gukurwa hehe mu nzira, wabyakira ukabihagararamo ubishoboye. Ngira ngo reba, ubwo se Dawidi ubundi yari guhera he? Yari guhera he? Ariko byagombye kubanza guca ku kwica Goliyati, kubanza kujya ibwami ari umucuranzi. Kuko umuntu yagukura mu ishyamba uragiye intama agahita gutereka ibwami ukamenya aho batangirira. Oya nimunsubize, wamenya aho batangirira? Ubwo se wagenda uvuga ngo iki? Oya banza ujye mu ntama. Ubwo waba uri Mose uvuye muri Isiraheli yo ngiyo mu bantu bamaze imyaka 100 mu buretwa, uraje ugiye kwa Farawo uramubwiye ngo Uwiteka aravuze ngo rekura ubwoko bugende. Oya urabanza ujye mu kavure, ube mu mazi muri kakato, umukobwa wagutoragure, ujye kwigira ibwami, umenye imiryango yaho, umenye uko ibintu bigenda, unahave wiruke ujye kuragirira sobukwe, uzagaruke uzaho bakomanga. Umwami nanavuga ngo Mose ntiyinjira aha, uce mu gikari kuko urahazi. Umubwire ngo umva icyo Uwiteka yagize ate yambwiye. Bariyeri za hehe z'ubuperesi. Kuba Imana rero nari ndimo mvuga imbaraga z'amasengesho, niho ngeze aho ngaho. Ndababwira ngo nubwo hari iby'Imana idasubiza uwo mwanya, si intege nke z'Imana, ahubwo kugira ngo janja akagere ku rwego rwo kwakira iby'Imana imugambiriyeho, birasaba gukuraho bariyeri z'ubuperesi nyinshi mu buzima bwe. Kugira ngo agere kuri urwo rwego, hari amabariyeri y'ubuperesi abagomba kubanza agakurwaho. Ntabwo rero ibintu byose tubwira idusezeranya byaza uwo mwanya, bimwe byaduhitana cyangwa bimwe byatubera ikigeragezaho kuba igisubizo. Hari ibintu Imana yaguha ukumva ubuze uko ubigenza. Ubu hari ibintu umunsi bagutunguye bati turabiguhaye, wanayoberwa uko babyitwaramo. Ahubwo hari ibundi bigenda bite? Ubu hari n'ameza bakwicazaho uyu munsi ntumenye uko barya. Kavuga uti bise babirya bati. Ariko hari igihe wagenda buhoro buhoro, wenda ukora mu gikoni, umenya ko ibyo nabyo bibaho, ukazagera ahantu da wazicara kuri ameza ukamenya uko byitwa. Hari umuntu wigeze kujya muri restaurant ikomeye, asanga ni bya bindi bavivura gutya, byitwa amazina gusa nta bishushanijeho. Yaruza amasosi yonyine, yaruza amasosi 6, arayarya ate. Bimwe yakoza mu rurimi akamokorwa agahindura indi, ibintu inzara iramwica kandi afite abamwishyurira. Kubera iki? Ntazi ibyo ari byo. Natwe ubu hari ibintu twakwicaramo bikatuyobera, ariko Imana ishimwe n'umutoza mwiza, irabanza igakuraho bariyeri z'ubuperesi, ikagenda ikuraho amabariyeri y'ubuperesi. Wakwicara mu bintu ukamenya uko bagira gute babyicaramo. Hari ibintu rero buriya gusenga imbaraga zako ntabwo zikoreshwa nuko twashyizemo imbaraga zacu nyinshi, ahubwo izi mbaraga z'amasengesho ahantu zishingiye ni mu cyizere dufitiye wa wundi usenga, wa wundi ufite imbaraga zose. Iyo turebye ibintu byakoretse ku bwa Eliya, ntabwo byari bishingiye ko Eliya ari umunyambaraga. Nta ruhare rwa Eliya rw'imbaraga yashizemo. Hari urwo mubonamo kuko niwe baduhayeho urugero. Nta ruhare rw'imbaraga. Hari igihe rero usanga amasengesho dusa n'abantu bashatse kongera akacu ngo kugira ngo ahari kaze gutuma ibintu bikoreka mu buryo bukomeye. Ntabwo akacu ntacyo kamara, ahubwo icyizere dufitiye nyir'ugusengwa niho imbaraga z'amasengesho zishingiye. Aho mwanyumvise buriya
mu gukinguka kw'imiryango ya gereza kwa Paulo na Sila buri imbaraga bashyizemo n'izi begamiye urugi se baragiye barasunika se ngo bararirimbye ubundi bagira gute ubwo akazi karakande karakimana yonyine bararirimbye bagira gute ntibari bazi n'ikiri buvemo Imana nayo igiye gutabara ihera muri fondasiyo iranyeganyeza ibyo bari babishizemo mu gusenga yahereye muri fondasiyo iranyeganyeza ijya ku minyururu y'abari bafungiye aho bose bari babashizemo nabo barafunga iminyururu ngo iradohoka kugeza aho ikinguye inzugi imbaraga z'amasengesho ntabwo zikeneye mizawe ahubwo zikeneyemo kwizera ufite yukora imirimo nibyo bikenewe cyane. Ibintu rero byakoretse igihe Eliya yasengaga. Ikintu cya mbere yagiye kwa Ahabu umwami, ariko nimwumva ngo Ahabu yari umwami numugire ngo yari umwami woroshye. Ahabu ubundi yari umwami, muzasanga imbaraga za Ahabu ntizari ziri kuri ubwe. Uzasanga ibintu byarangaragara Ahabu kwari gukunda ibiryo. Umwami wakundaga ibiryo. Muzajya musanga gufungura ku nkuru za Ahabu. Muzajya musanga gufungura yatekereje uruzabibu rwa Naboti ngo araradasinziriye amuziza uruzabibu agira ate, kandi cyatumye bamenya ko yarurarikiye ngo yaraye atagize ate adariye. Umugore amubwira ati fata ibiryo wirire ibyo uruzabibu nzabikemura. Kubona Ahabu yaraye atariye byacaga igihugu umugongo kuko yarazwi ibiryo. Muzajya musanga ibiryo bizamo inshuro nyinshi. Hanyuma rero n'igihe Imana yari maze gukora igitangaza babahanuzi bapfuye, Eliya amaze kumanura umuriro yabwiye Ahabu ngo irukanka ujye kugira gute jya gufungura. Ahabu uzasanga amafunguro agarukamo mu bintu bya Ahabu. We yari umuntu umwami ureba ku gifu cye gusa, ariko noneho akagira umugore we uzi icyakora agakorana ubugome ukomeye akarwanya Imana bigambiriye, Yezebeli. Kumva rero ngo Eliya yagiye ibwami ntimuze kugira ngo hari ahantu woroshye, ngo aragiye rero abonana na Ahabu atitaye kuri izo mbaraga, kuri uko kutumvira Imana. Aragenda aramubwira ati ntangaje ko nta mvura nta n'ikime kizongera kuboneka aha muri Isiraheli kugeza igihe nzagera gute nzabitegekera. Akimara kubivuga imvura n'ikime bigera gute birahagarara. Cyo ni igisubizo cy'amasengesho. Icya kabiri, ibyo bimaze guhagarara Eliya nawe ntiyari yishizemo kuko nawe yaragituye mu gihugu. Ikintu Imana yahise ikora cyihutirwa kandi kitari mu byo Eliya yavuze, yahise yohereza ibikona byo kumugaburira byihutirwa. Imbaraga z'amasengesho ibintu zikora bijyanye n'ibyo dusaba twakena cyane. Ubu Eliya ko atari yiyibutse yari kubaho ate muri iyi myaka? Ubu yari kubaho gute? Iyi Imana nyirimbabazi itamwibuka byari kuzamugendekera bite? Ariko Imana ishimwe yahise mu gisubizo Imana yazanye yashizemo nuko Eliya azaba ngo ihita imwoherereza ibikona, imwohereza no ku kagezi ibikona bimutungirayo. Ikindi akagezi karakana n'ibikona birahagarara, ngo imwohereza Sarefati kujya gutungwa nande na wa mupfakazi, ngo hamara ya myaka umupfakazi amutunze. Ageze umupfakazi apfusha umwana. Cyose cyari ikigeragezo. Umupfakazi agucumbikiye uri umuntu w'umugabo udakora, agutunga ku manywa na ryari. Uhageze umwana arapfuye. Byageze ahantu Eliya umupfakazi azaramubwira ati ariko uje kwibutsa Imana icyaha cyanjye? Iyo utazaho Imana ntiyari kumenya ibyaha byanjye ngo nyicire umwana, ni wowe ubiteye. Ngo byatumye murabizi ukuntu umurambo tuwutinya, umuntu apfusha umuntu yanakundaga agatabaza, ariko Eliya ngo yawikoreye wenyine. Yikoreye umurambo wenyine ngo awujyana mu cyumba cyo hejuru, ngo ajya kuwusengera wenyine, ngo abwira Imana turabinkoze isoni zirankoze, umuntu ancumbikire angaburire nta fagitire, none mwana warapfuye koko ubu ibi bintu ukoze nibyo. Hanyuma
ngo amuryamaho arasenga aratitiriza, wa muntu ngo ubuzima bumugarukamo wa mwana. Eliya amanukanye wa mwana amushyiriye wa mupfakazi, muzi igisubizo wa mupfakazi yamuhaye. Yaramubwiye ngo noneho menye ko uri umuntu. Yarazi ko ari umuntu waje gusaba, yaragifatwa nk'umushonji mu gihe yarahamaze, yaragifatwa nk'umushonji muri urwo rugo. Ariko umunsi umwana apfa akazuka, ngo baravuze ngo mbonye. Burya Imana yari imutwaye kugira ngo umupfakazi amenye Imana, kwari kugira ngo amenye ko wari umuntu w'iki, yacumbikiye umuntu w'Imana. Ntabwo rwari urupfu burya, kwari kugira ngo Imana imenyekane ku rugo rw'umupfakazi. Ngo aravuga ngo noneho menye ko uri umuntu w'Imana. Icyo nacyo ni igitangaza cyakoretse kivuye muri ya masengesho. Ikindi yarasenze, murabyibuka, umuriro ugira gute, atiriwe avuga amagambo menshi. Yarasenze, umuriro w'Imana uramanuka. Iby'uyu muriro ntabwo nabivugaho, byantera kujya kuri iri jambo riri hano inyuma, ndaryihoreye. Ariko igitangaza cyabaye nuko Eliya yasenze umuriro ukagera gute, ukamanuka. Buriya hari uyu muriro uzawusanga mu Kuva, uyu muriro usange mu Balewi, uyu muriro ugenda uwubona. Wari umuriro wacanywe n'Imana yonyine. Muribuka abahungu ba Aroni bawigana, ngo baragiye bararahura, baravuga ati ariko turirusha tujya kuzana umuriro hariya ku gicaniro, aha nta miriro ihari mu mahema. Ngo barahura aho ngaho, bagitera intambwe begera ihema, ngo hava undi muriro mu ijuru urabatwika, bagwa aho ngaho batarageza wa wundi aho bari bawujyanye. Uyu muriro ni uwo kwitonderwa. Hanyuma rero Eliya kuko yarazi ibanga ry'uwo muriro, abwira baba yarati namwe nimusenge murebe ko umuriro waza. Ngo bahera mu gitondo barakotsora, bategereza umuriro, baraheba. Gusenga ngo kugira umumaro nuko ande harya, nuko umukiranutsi ntabwo ari uko kuwo kwaba yari, suwo kwa Shera, suwo kwande, subarizwa kwa pastor runaka na potere runaka. Gusenga kugira umumaro nuko iki, nuko umukiranutsi. Hanyuma rero ngo Eliya abonye bananiwe, arabwira tumva igihe mwahereye ishobora kubisinziriye cyangwa hari ahantu yazindukiye, mu mpakanya nanjye. Ngo ku masaha yo gutamba igitambo cyane mugoroba, Eliya ahamagara umuriro, ahamagara Imana, arayibwira ati sanzwe unyumva rero, bikorere kugira ngo aba bamenye ko ari wowe Mana yampamagaye. Ngo akivuga ibyo gusa umuriro waramanutse, utwika igitambo, utwika inkwi, utwika amazi, utwika amabuye, utwika n'ubutaka bwari aho ngaho. Bamenya ko burya Imana igisubirisha iki, umuriro. Nari ndimo mbabwira ngo gusenga ntibisaba gushyiramo imbaraga zacu. Muri uyu muriro harimo imbaraga za Eliya, mu kumanura uyu muriro harimo imbaraga za Eliya. Nimureke umuriro w'Imana ukore, mwishaka kwenyegezamo uwanyu, mwishaka kwenyegezamo imbaraga zanyu, mwishaka gushyiramo izanyu imbaraga n'andi mayeri n'utundi dutekinike. Nimureke Imana ikora irihagije, ifite n'imbaraga zihagije. Twihuse rero, bashaka kubabwira ngo Eliya, Bibiliya yatubwiye ngo yari umukiranutsi, ariko nanone ngo yari umuntu nkatwe. Ntabwo kugira ngo usenge ari uko uzaba marayika, cyangwa ngo ubigitangaza, cyangwa ngo ugende werekana mu nzira zose kuri umunyamasengesho. Hagiye uhura n'umuntu yarananutse ati tuba tuyarimo rega twe tuyahora. Ntabwo ibyo ngibyo niterabwoba, si ngombwa ngo abantu bose bagende bamenya ko wagize gute. Usigaye unajyana n'umuntu muri tagisi ukumva nawe yazanye itatu, ubu ngubu turagiye rero, ijwi ryarasaraye ryaragiye, ngo kugira ngo akunde yerekane ko ari umunyamasengesho. Ibyo nta kintu byongeraho ku masengesho. Imana yacu irihagije, ikora yonyine, igakorana n'abayizera gusa. Nta bindi bintu bikeneye kongerwamo byo kugira ngo biza ari ibirungo. Oya, muri ibi bintu by'amasengesho nta birungo bibamo.
ahubwo umutima wawe ufitiye Imana icyizere niwe ukora. Haleluya, haleluya. Twajyanye nta kibazo. Eliya rero ngo yari umuntu umeze, Eliya ahabe yari umuntu nkatwe, yabayeho mu gihe kigoye gikomeye, mu gihe abantu bataye Imana, ubwoko bwari bwarataye Imana, ngo n'abahanuzi ari ingume, hari hasigaye abahanuzi mbarwa nabo bahishwe mu myobo. Cyari igihe cyoroshye, murumva cyari igihe cyoroshye. Yari umuntu nkatwe rero, wabayeho mu gihe nk'icyacu. Muzi icyo ibyo bishatse kutubwira? Bishatse kutubwira ko nta rwitwazo dufite rwo kudasenga. Niba no mu gihe cya Yezebeli hariho abanyamasengesho nka Eliya, ubwo hari urwitwazo dufite rwo kudasenga. Turavuga ngo Mana nawe urabona uko ibihe byari bimeze? Oya, yari umuntu umeze nkatwe, wabayeho mu gihe nk'icyacu kidatandukanye n'icyacu, wabayeho mu gihe abantu bateye umugongo Imana, ariko aravuga ngo uko byaba kose nzasenga. Imana iracyafite imbaraga zo kugira gute? Zo gukora. Ntiyacika intege, ntiyavuga ngo ibihe byararangiye, ntiyavuga ngo abantu abanyamasengesho ubu ngubu wasenga ntacyo byamara, ubundi ahaba imbaraga afite nta wamuhangara. Oya, yaravuze ati ndahaguruka senge. Ahubwo iki nicyo gihe cyo kugira gute? Cyo gusenga. Yari umuntu umeze nkatwe. Ibyo biraduha inshingano, bitwibutsa ko iki ari igihe cyo gusenga. Nshuti mwene data, iki ni igihe cyo kugira gute? Cyo gusenga. Ntabwo ari igihe cyo kurangara, ni igihe cyo gusenga. Uzi gusenga barimo bica abahanuzi, noneho ukajya guhanura ibwami neza umwishiriye, ukajya ibwami neza ukaba ariho uvugira. Byari byoroshye? Ntabwo byari byoroshye. Mu gihe abantu basengaga Bayali ku mugaragaro, kandi Bayali yari ifite abahanuzi n'abatambyi, ngo ikagira n'igice cy'abatambyi ngo basangiriraga na Yezebeli ku meza, baza kumuha raporo y'umurimo w'Imana cyangwa se w'umurimo w'Imana yabo ahigeze. Kandi iyi Bayali yari imana yitwa imana y'umweru. Niyo mpamvu Eliya yayirasha hakomeye, yahagaritse imvura, ati noneho komeza weze. Araza ati ntangaje ko imvura igize gute? Nabo bati Bayali gusha imvura, nawe ati imvura igize ite? Irahagaze. Ubwo imbaraga za Bayali yari yayirashe mu cyico neza. Abantu bashaka Bayali barayibura, bategereza umwero yabijeje barawubura. Ariko umunsi Eliya yasenze, imvura irongera igira gute? Iramanuka, abantu barahembuka. Baravuga bati burya yamvura ntabwo yabaga ari iy'Abayali, yabaga ari iy'Imana. Yayirasha ahantu habi cyane. Ntabwo rero abanyamasengesho turabo guhumwa amaso n'igihe, ahubwo mu gihe dukwiye gukanura cyane, tukamenya aho kurasaho aho ariho. Pawulo yaravuga ngo nkubitana ibipfunsi ariko sindi nkuhusha. Nkubitana ibipfunsi ariko sindi. Ubu nk'umuntu wakinnye igipfunsi ahita yumva ibyo ari byo. Iyo uhushije igipfunsi ushobora no guhita wowe ahubwo unakuba n'ijosi, kubera imbaraga woherejemo ushaka ko zijya kuwo murwana. Umuhushije rero ushobora no gupfa nta n'ugukozeho. Pawulo rero yavuga ngo nkubitana igipfunsi ariko sindi nkugira gute. Hari igihe rero twivuna mu masengesho tutarimo turasa hakwiriye, tutarasa mu cyico. Izo mbaraga rero zisenga gutyo, izo nta mumaro zizabyara. Umunyamasengesho akwiye kumenya neza, ese ndahamya hehe, ni hehe hakenewe. Kandi kugira ngo umenye ibyo, nuko ubutacitse intege, nuko igihe kiba kitagusize, nuko uba ugendana n'Imana neza, nuko uba uzi icyo Yesu avuga muri iyo minsi. Ntabwo umunyamasengesho apfa gusenga gusa. Ntabwo gusenga ari amagambo y'uwo mwanya abonetse yose.
umuntu warakubwiye ngo nsengera nawe uhise utangira urasenze uranahanuye uranamubwiye kuri telefone ntunamuheruka. Abanyamasengesho ntabwo ari ugupfa gusenga uko tugize gute, uko tubonye. Niba bikubwiye utiteguye wamuhaye igihe, ubundi kucyagukurubana uko abonye, kandi ugahita umubwira ngo umva icyo Uwiteka avuganye, urimo uragishakisha ntane. Abanyamasengesho ayo makosa ntabwo mwumva ko tuzatesha Imana agaciro. Oya, niba utiteguye mubwire ngo uyu munsi ntibirimo, muhe randevu. Ariko kuko kwa muganga bayiduha tukayubahiriza se, kwa muganga ko baduha randevu tukayubahiriza hari icyo bitwaye se? Hari icyo twabaye? Niba uruzapfa n'ubundi muganga ntacyo aba ari bubihindure. Yupfuye randevu itaragera muganga arabibazwa. None banyamasengesho mwebwe mwakwize gutanga randevu, mukabanza mukiyubakana, mugasenga iyo muherukana, mugasenga iyo mwavuganye, mukavuga ibyibatumye. Ntimupfe kuvuga gusa ngo murimo murashaka kunezeza abantu. Usengwa si umuntu, usengwa n'uwo kubahwa, asengwa muri gahunda. Turacyajyana. Isengesho rero ry'umukiranutsi rigira umumaro atari ku mukiranutsi gusa. Icyambere, isengesho ry'umukiranutsi umumaro waryo wa mbere ni uwo gutuma Imana yubahwa. Amaze gusenga umuriro umanutse ngo bose bavugiye rimwe, na bamwe bo kwa Bayali bose baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ikizakubwira ko isengesho urimo ari iry'ukuri nuko iherezo ryaryo rizatera Imana guhabwa icyubahiro. Isengesho ritubahisha Imana niyo ryahirika imisozi ikagwa, ntabwo rizaba ari isengesho nyaryo. Isengesho ry'umukiranutsi umumaro waryo wa mbere rigarura icyubahiro ku Mana. Icya kabiri, isengesho ry'umukiranutsi nawe rimugirira umumaro. Icya gatatu, isengesho ry'umukiranutsi rikiza n'igihugu. None se imvura yaraguye ntibarya? Abantu bari bamaze imyaka ingahe? 3 kubw'isengesho gusa barongeye bose bararya. Imvura iragwa, amatungo amenya ko Imana yakoze, abaturage bamenya ko Imana yagize ite yakoze, aha bamenya ko Imana yakoze, n'abahanuzi b'Abayali bamenya ko Imana yakoze. Ntabwo ibyo dusengera si bizakorekera hano mu rusengero, ntabwo ari bifitiye umumaro abarokore gusa, ahubwo bifitiye umumaro u Rwanda n'isi yose. Umunyamasengesho ntakenewe hano gusa, akenewe n'isi yose. Ni umuntu uhuza Imana n'isi yose, ntabwo ari umuntu ujya kwirwariza ku giti cye gusa. Imana yamubwira ngo imuhaye ibirayi azarya, agahita avuga ngo arayashoje aritahiye. Ntabwo dusengera ibirayi, turimo turasengera ko icyubahiro cy'Imana kigaruka, turimo turasengera ko isi yiyunga n'Imana, turimo turasengera umugisha w'isi, umugisha w'abantu. Ntabwo dusengera ibyo turya uyu munsi gusa. Ubundi se ugize ibyago ugasanga ni wowe usigaranye ibirayi muri Kigali, ubwo wabirya? Ugize ibyago ugasanga ni wowe wenyine usigaranye ibirayi muri Kigali wenyine, wabirya? Wabirya na se za Marine n'abajura bose babigutwara nta utaranabirya. Niyo mpamvu rero imbaraga z'umunyamasengesho zishingiye ko ibyo dushubijwe atari ibyacu twenyine, ahubwo ni iby'isi yose. Ni uko umukiranutsi asenga, ntabwo yishyiramo wenyine. Iyo dushubijwe n'abandi babisubirizwamo. Ntabwo ari gusenga buri gihe mpampa nk'aba bakobwa b'umusundwe mpampa. Oya, tubereyeho n'abandi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Timoteyo ngo gira umwete wo gusabira abantu bose. Timoteyo yari yingingiwe na Paulo gusabira abantu bose, ngo cyane cyane abatware n'abategetsi. Saba n'ugusabira bose bataduhaye n'icyifuzo. Uriya murongo ibice 18 umurongo wa 39 ngo abantu bose bikubita imbere y'Imana baravuga ngo Uwiteka niwe Mana.
Gusenga rero kwahinduye ibintu, igihugu kiramya Imana, abantu barahembuka. Buriya gusenga kwacu kuwa gatatu kwari gukwiye kujya kuzana umugisha, si byose? Niba duhora kuwa gatatu, nibibe isoko y'umugisha y'umujyi wa Kigali, y'u Rwanda, y'isi muri rusange, kuko hari nabo tuyasengana batari hano. Gusenga kwacu kuzaba kwabaye uko abakiranutsi kwagize umumaro, igihe n'abandi bose bagira gute babyungukiramo, bakajya bavuga ngo cya cyumba aho gihagarariye ubuzima bwacu bwarahagaze. Icyo gihe tuzamenya ko gusenga kwacu gufite iki umumaro. Ndi kwihuta rero ngana ku musozo, mbabwira ukuntu Eliya yasenganye umwete. Hari igihe mugira ngo gusenga tuzasenga ari uko babitangaje. Oya, gusenga ni ibintu bisaba umwete, bisaba uburyo bwose bwo kugira gute bwo gusenga. Muribuka Yesu atanga urugero rwa wa mupfakazi na wa mucamanza utubaha Imana n'abantu. Yaravuze ngo yarakomeza aramutitiriza amukura kwizima. Gusenga kwacu rero gukwiye kuba gushyiramo iki umwete. Mwibuka ku munsi w'imvura yagwaga, Eliya yarasenze ngo imvura igwe, yohereza umugaragu. Bwa mbere hari icyo yabonye, bwa kabiri, bwa gatatu, kugera ku nshuro ya gatandatu hari ikintu yabonye. Ku nshuro ya karindwi yaravuze ati mbonye akantu k'agacu kangana n'akaganza. Ahita ibwira haba ajye kugama, noneho imvura iraguye. Ubwo agacu kaje kangana n'akaganza, igitangaza cyakoretse. Gusenga ni ugutitiriza. Inshuro 7 umugaragu yarakijyayo ajya kureba ko hari icyakoretse. Ntabwo gusenga ari ugutegeka ngo birare bibaye, ngo nutabikora ntuburi Imana. Gusenga ni ugusengana umwete, turatitiriza tugashyiraho umwete kugira ngo tugere ku cyo Imana idushakira. Ikindi, gusenga kuko bidusaba gutitiriza, bidusaba guhora twegeranye n'Imana. Ntabwo umuntu asenga Imana nk'iri inyuma ya Mont Kigali hariya. Ntabwo umuntu asenga Imana nk'ijya gushakirwa ahandi hantu. Ahubwo gusenga kunsaba kwiyegereza Imana mu buzima bwa buri munsi. Bibiliya iravuga ngo ntacyo mubasha gukoramo mutamfite. Hariya muri Yohana 15. Kuba dufite Imana rero bituma ubuzima bwacu bubu bw'amasengesho. Iyo tubaye bugufi bw'Imana tukabigira ubuzima bwa buri munsi. Ntabwo umuntu asenga gusa igihe aterewe. Hari igihe kimwe nigeze guhura n'igitero gikomeye, byansabye gusengera Imana mu muhanda hagati, kuko sinari mfite n'uburyo bwo kujya ku ruhande ngo njye kureba ahantu nikinga nyinginge. Hari umuntu rero uzi ko aba yasenze iyo yateze akagiyo kure, biraterwa n'igihe urimo cy'amahoro. Hari igihe urugamba rukomera ukanasenga ukanuye, kandi kuko uzi ko wegeranye n'Imana, Imana ikakumva. Ntabwo Imana nta kipfa n'imboni zacu, biterwa n'igihe urimo. Nuba ufite umwanya uzabumba amaso, witonde, witegura, unatega ujya kure. Ariko nuba utawufite ukaba wegeranye n'Imana, uzavugire naho uri, Imana izakumva iri mu ijuru. Hari igihe bikomera ukaba utagifite ubwo buryo. Ngaho mutekereze nka Paulo na Sila, yo baba baramenyereye gusengera nko kuri Kanyarira gusa, mu nzu y'imbohe bari kugerayo bate? Bari kubona ukuntu bavayo ngo bategereze igihe bazagira Kanyarira? Oya, no mu nzu y'imbohe Imana igira gute? Ntabwo inkuta zagereza zitangira isengesho. Ntabwo isengesho rijyana n'ibyo dufite mu ntoke, n'ibyo dufite mu mufuka, n'iminsi tumaze. Oya, ahantu hose nitwitoza kubaho mu busabane n'Imana. Yaravuze ngo muzampamagara nanjye ngire nte mbitabe. Ni Imana yumva kandi ikitaba, kandi ikitaba igihe cyose. Ndagira ngo soze mbabaza ngo si igihe turimo ni igihe mubona gikwiriye kuba igihe cyo gusengara? Mu bihe turimo murabona ari igihe cyo gusenga? Dukurikije uko tumaze kwiga murabona turi mu gihe cyo gusenga? Twasenga natwe nka Eliya turi mu gihe cyo gusenga? Murebye uko ingo zimeze n'iz'abarokore zirimo ubu twasengara? Murebye uko urubyiruko rumeze n'urw'abarokore rugenderamo
rw'abana bacu narwo rukajyamo ubwo twasengara. Murabona ari igihe cyo gusenga. Murebye se uko bubyutse bumeze mu itorero, murabona ari igihe cyo gusenga. Dufite bwinshi cyane. Murabona turi mu gihe cyo gusenga. Kubaha Imana kuragwiriye tubireke. Njyewe ndabona tumeze nk'abantu bari mu gihe cyo gusenga. Murebye uko indwara zimeze z'ibyorezo, murabona turi mu gihe cyo gusenga. Buriya twasenga. Eliya yari umuntu umeze ngo arasenga. Ntabwo bavuga ngo atumize inama, ntabwo bivuga baravuze ngo agira gute, arasenga. Ngo kandi asenze ibintu bigira gute, birahinduka. Genda abona dusa n'abantu bari mu gihe cyo gusenga. Ikindi buriya gituma dusenga nuko mu byo turimo duhura nabyo yaba twari tubifiteho ubushobozi twakabikozeho. Yo umuntu afite nk'ahantu, hari umuyobozi bigeze kubaza ahantu batese ko inkuba zikubita cyane, murabikora iki? Ati turakaza amarondo. Oya buriya hari ibintu bidukangura mu gusenga. Hari ibintu imbaraga za muntu zitagira gute, zidakoraho. Biriya bintu rero biteye ubwoba, biteye abandi guhinda umushitsi, nibyo bibwira abakiranutse ngo ni igihe cyo kugira gute, cyo gusenga. Ibintu imbaraga zindi zitagira icyo zikoraho ni ibintu byo gusengerwa. Tuba tugeze mu gihe cyo gusenga. Niba turimo tureba bagerageje bashyizeho ikigo kiwawa bagize gute, tukabona marine ntizishira, ubwo ni igihe cyo kugira gute, cyo gusenga. Igihe cyo gusenga. Wajyayo ahubwo ugasangamo n'abadogiteri n'abaki bose bari aho, ubwonko bwaragiye. Ubwo ni igihe cyo kugira gute, cyo gusenga. Igihe cyo gusenga ukajya ubona ibirwara byisuka, umuntu akarinda ashingurwa ari negatifu. Ubwo ni igihe cyo kugira gute, n'ibindi barayobewe uko bigenda. Ubwo ni igihe cyo gusenga. Ndimo ndabibutsa ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Ubu hari ibintu twafatira icyemezo ahangaha twabisengera Imana ikabihindura, tugatabarwa n'igihugu kikagira gute, kigatabarwa n'itorero rikabyungukiramo rigatabarwa. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye. Ubwo kandi ndashoje tugiye gusenga.